Menya ingaruka wahura nazo igihe uri umuntu ugira umujinya w'umuranduranzuzi ndetse n'uburakari bukabije. Umujinya, uburakari, ibi bintu bishobora kugutera indwara zitandukanye. Njye ndi Fiston Uwimana. Abahanga bagaragaza ko kugira umujinya w'umuranduranzuzi ndetse n'uburakari bishobora kugutera indwara. Aho twavuga indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, izifata umutima, iz'umwijima, indwara zifata imindura, kugira umuvuduko w'amaraso ukabije, kubabara umutwe kenshi. Ubundi ikiremwa muntu aho kiva kikagira cyose kigira umujinya, uburakari bitewe n'ikintu runaka. Ariko hari igihe wumva bavuga ngo uriya muntu agira umujinya w'umuranduranzuzi ndetse kandi agira uburakari cyane. Si uko nta muntu utabigira, ahubwo uburyo tubyitwaramo n'uburyo tugena ingaruka zabyo twahura nazo nibyo bidutandukanya. Igihe bavuga ngo uriya muntu agira umujinya cyangwa agira uburakari bukabije. Gusa abahanga bagaragaza ko kugira umujinya mwinshi bishobora gufatwa nk'indwara ikomeye ndetse bikanadindiza nyirabyo mu mirimo ye ya buri munsi, bikanamuzitira ukwisanzura mu rungano. Dore noneho iki kinyamakuru Kigali Today kivuga uburakari bukabije kandi bumara igihe bushobora no gutera umuntu ikibazo cyo kubura ibitotsi, kubabara mu nda ndetse no guhora asa nk'uhangayitse. Bushobora kandi gutera umuntu ikibazo mu igogora ntirikorwe neza. Ibindi bibazo byaterwa n'uburakari bukabije ndetse n'umujinya mwinshi harimo ko umutima wahagarara bitunguranye, kugira agahinda gakabije, guturika imitsi yo mu mutwe no kugira ikibazo ku ruhu. Urubuga Better Health rubivuga neza ibyo tumaze kuvuga. Njye ndi Fiston Uwimana, mukomeje kubana muri kiganiro Imbumbe Knowledge. Ikindi kandi umujinya ushobora kugaragara nk'ubwoba, umunaniro, kutita ku kazi cyangwa ku masomo, kunanirwa gusinzira nijoro cyangwa kurakazwa n'ubusa. Ushobora no kunanirwa kuvugisha abo mubana, ugatekereza ko bari kukuvuga cyangwa ukagaragaza ibimenyetso nko kubira icyuya. Mu buzima busanzwe umujinya w'umuranduranzuzi ushobora gutuma umuntu atavugana na bagenzi be, ugatekereza ko bari kugutarama, ukamera nk'ugiye gufatwa n'uburwayi bw'umutima, ubwo mu mutwe cyangwa guta umutwe. Kimwe mu byagufasha guhangana n'umujinya w'umuranduranzuzi ni ukwita ku byo ugiye gukora, kuko bigufasha kwihutira gufata icyemezo maze ugashyira mu bikorwa ibyo utekereza. Iyo bidakozwe muri ubu buryo ushobora kumara igihe utekereza uburyo ugomba gukora ikintu cyangwa icyo ugiye gukora, bikaba byagutesha umutwe. Indi ngamba yakurinda umujinya ni ukwirinda guhangayika. Niba hari ikitagenze neza ukumva ugiye kugitekerezaho cyane, ugomba kwirinda ko bikubaho ako kanya. Ingamba nziza zo kwirinda guhangayika ni ukuba ubyirengagije, ahubwo nyuma y'igihe runaka ukaza gutekereza ikintu icyo ari cyo cyose wagiye ukora. Bikunze no kuba ku bantu benshi, nyamara umujinya w'umuranduranzuzi utangira kwivanga mu buzima bwawe, mu bitotsi, ububasha bwo gusabana n'abandi, umusaruro mu kazi cyangwa mu masomo, ukaba wajya urakara mu buryo budakurikije gahunda. Aha ni naho uzabona cya gihe umuntu ubona atangiye kujya amenagura ibintu afite, ukabona atangiye guhinduka mu isura ndetse n'ahandi, akagaragaza reaction ziteye ubwoba. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo nta gikozwe ushobora kuviramo kwigunga, gukenyuka ndetse no kwiyahura n'ibindi twagiye tuvuga hejuru. Menya ko ukwiye kubaha ubuzima bwawe. Hari ikintu runaka sosiyete igukeneyeho, hari umuntu ukeneye kubaho kubera ko hari uruhare wabigizemo. Ikindi cyagufasha, kunda gukora siporo cyane kuko siporo zigabanya stress, ibyo bikajyana n'uwo mujinya n'ubwo burakari. Siporo zagufasha. Ikindi ugomba kumenya, tekereza neza niba uwo mujinya mbere y'uko utara cyangwa kubamo. Menya ko nta kamaro ufite, ntabwo umujinya ari ukemura ibibazo. Menya gutuza no kwicisha bugufi, menya kumvira no kumvikana,
maze unibuke ko ubuzima bwawe ugomba kubwubaha, ukihesha agaciro ndetse ukagahesha n'abandi. Bityo iyo ugira umujinya mwinshi n'uburakari bwinshi, ibyo nubiha agaciro, tangira ubyige nonaha. Njye ndi Fiston Uwimana, ikiganiro ni Imbumbe Knowledge. Ndakwibutsa yuko utarakora subscribe ugomba kuyikora, ugakora share ndetse ukaninyuza igitekerezo cyawe muri komenti, bityo tukakugezaho n'ibindi bintu ukeneye. Njye ndi umugaragu w'ibyegeranyo wo gucukumbura, Fiston Uwimana.